Ndagusuhuje mukunzi wacu, wowe udahwema gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Benshi mu banyarwanda bababajwe n'inkuru y'icamugongo iturutse mu karere ka Kirehe nyuma y'uko inkuba yishe umuturage maze imaze gutwara ubuzima bw'umuturage, yahise inatwara n'ubuzima bw'amatungo yari ari mu rwuri, maze abaturage bashya ubwoba, abandi nabo batangira gusenga bitewe n'ibyo iyo nkuba yari imaze gukorera muri ako karere. Mbese kuri ubu uwo muturage waba wishwe n'iyi nkuba yaba ari uwo mu kahe gace? Ese ayo matungo yo yaba angana gute iyo nkuba yatwaye ubuzima? Ese abaturage batangaje iki? Ese inzego z'ubuyobozi zo zitandukanye zo zaba zatangaje iki? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikubiye mu makuru twaguteguriye uyu munsi. Icyakora icyo tugusaba ni kimwe gusa, ni uko wareba munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, uhite ukandaho, n'akazugira kaza nako ntugasige, nako uhite ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Reka twitse gatonya ubundi tuze tubavira imuzi n'imuzingo iby'aya makuru y'icamugongo yongeye kumvikana mu karere ka Kirehe nyuma y'uko inkuba yishe umuturage ndetse n'amatungo. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Birababaje kandi biteye agahinda kubona ibibereye muri kano karere ka Kirehe nyuma y'uko haguye imvura nyinshi maze ikangiza byinshi, kuko iyo mvura yari irimo umuyaga ndetse n'inkuba nyinshi, maze iyo nkuba yica amatungo ndetse itwara n'ubuzima bw'umuturage wo muri kano karere. Iyi nkuru y'icamugongo, iyi nkuru ibabaje, iyi nkuru ikomeje guhamura abagiye batandukanye bitewe n'iyo nkuba ibyo yari imaze gukorera muri ako karere ka Kirehe. Yabaye mu masaha ya saa saba n'igice zo kuri iki cyumweru tariki ya 20 Ukwakira 2024, ibera mu mudugudu wa Remera, akagari ka Nyarutunga, umurenge wa Nyarubuye, aho inkuba yishe umuturage wari uri mu rugo ndetse yica n'inka 8 ndetse n'intama 15 zari ziri mu rwuri. Ibyakomeje kubabaza abagiye batandukanye bose bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru twahawe n'abaturage batuye mu murenge wa Nyarubuye avuga ko umugore witwa Murekatete Solange ufite imyaka 24 yakubiswe n'inkuba agahita abura ubuzima ubwo hakubaga imvura nyinshi yaguye muri uwo murenge mu masaha y'isaa saba zo kuri iki cyumweru tariki 20 Ukwakira 2024. Iyo nkuba kandi yakubise inka 8 ndetse n'intama 15 z'umworozi witwa Sindikubwayo Evariste zari ziragiwe mu rwuri, zahise nazo zibura ubuzima. Iyi nkuru ikomeje kugarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, kandi yaje no kugarukwaho n'umuyobozi w'akarere ka Kirehe Rangira Bruno, aho yemereye itangazamakuru aya makuru ko ari impamo cyangwa ari ay'ukuri. Mu magambo ye ubwo yasubizaga itangazamakuru yagize ati: muri kano kagari ka Nyarutunga mu murenge wa Nyarubuye, inkuba yakubise umuturage, yanakubise amatungo, inka n'intama byari biri mu ifamu y'umuturage. Ubu inzego zibishinzwe zirimo gukora ubutabazi. Uyu muyobozi w'akarere Rangira Bruno yakomeje agira inama abaturage muri iki gihe cy'imvura y'umuhindo agira ati:
Mu bihe nk'ibi turasaba abaturage kujya birinda kugama ahantu nko munsi y'ibiti ndetse amatungo bakajya bayashyira mu biraro kuko mu bihe nk'ibi inkuba zishobora kwica amatungo yabo mu gihe zasanga ziri mu mafamu. Amakuru kandi dukura mu baturage batuye mu murenge wa Nyarubuye ni uko muri uyu murenge haguye imvura nyinshi ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru. Iyi mvura kandi ikaba yangije n'ibindi bintu bigiye bitandukanye byo muri kano karere ka Kirehe. Reka tubibutse ko iyi yo ari KN Radio mukomeje gukurikira ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni inkuru ibabaje, iyi ni inkuru iteye ubwoba yongeye kumvikana mu karere ka Kirehe nyuma y'uko inkuba yishe umuturage wari uri mu rugo rwe maze ikanatwara ubuzima cyangwa ikica n'amatungo yari ari mu rwuri harimo intama 15 ndetse n'inka nazo 8 zose zari ziri mu rwuri maze inkuba ikaza ikazica. Ibyongeye kubabaza abagiye batandukanye bose bo muri kano karere ka Kirehe ndetse no mu Rwanda hose muri rusange. Ndagushimiye wowe twabanye muri aya makuru yacu umunsi. Icyakora niba ari ubwa mbere dusuye ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, uhite ukandaho n'akazogera kaza nako ntugasige nako uhite ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio umunsi ku wundi. Mu gihe ibyo byose umaze kubikora, jya ahatangirwa ibitekerezo maze uduhe igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama. Ukaduha igitekerezo cyawe kivuga ko hari ibyo ubona bitagenda neza cyangwa ari n'ibyo ubona tugomba kongeramo. Icyo gihe bizadufasha kugira ngo noneho tujye tubagezaho amakuru meza kandi yizewe hano kuri KN Radio. Numara kandi kumva n'iyi nkuru ntugende utayisangiza abandi kugira ngo nabo ntibagacikanwe n'amakuru ya hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.